ariko none tuzabigenza gute mbwira Inkuru azaza asanga umwana we none ntaho hari ubwo nyuma yuko Anita mugiranye ikibazo n'Isimbi nabijemo atarizamo noneho rero ubu bukene nta nubwo tuzigira tuzahora hanyine ahangaha baraje batwiruka tuzajya mu biraro Wenda nakubwiye ngo ugende uzamukure kuri ya etage ariko nta bantu bagiyemo ejo niba baramuka batuvanye ahangaha basi tugende tureko twacunganiriye etage siko barimo kuyubaka uri kumva batayubaka ngo bazajye kuyibamo ejo baba bayikoze neza hagiyemo bagiye kuyibamo ngo tujye kuyibamo umwana koko uwo muntu arabigenza gute koko ngiye kugira none ibibazo bya Isimbi ngiye kugira ibibazo by'umwana we n'ubundi numvaga simbizi n'ubundi abitekereza nkumva simbizi ukuntu bigenze ngiye kugira ibibazo bya Anita ngiye kugira ibibazo by'umugabo we abantu bose bese bandiho bameze gutya nyuma kibwo nyina ahubwo abo bose uvuze ugiye kuba umwanzi wabo ariko sinigera kumubyeyi acumura yicaye umwana ko yamuresheje Fabiola ukuntu yamutwaye ukuntu yamwibye ukuntu bamutwaye ngewe ndabizi koko nyine ubwo ntuzi Isimbi azakubaza nawe impamvu wewe utanabimubwiye ko Fabiola yamutanga cyangwa kuba mu mutwe kuko ubu nicyo watumye sigariye kugira ngo gatera reba ukuntu bimeze umugore wati ndashaka yuko ujya gukiza umugabo wanjye icyo gicyo wacyumvise ibyo ngibyo ntibiranze ngaho tekereza none Isimbi araje ngaho tekereza nitare umugabo we reba byose aho nciye hano ndakwitana none nacamo ngakubitana none nacamo ngakwitana Isimbi bigenze gute kuko mana yo mwijuru warebye ukuntu uwingenzereza ko ari ufite byose mu biganza kuri ibyo tekereza ko naha turi bagiye kwasenya tugiye kujya mu kiraro ubusura bimbwira ndabiyoboye abakozi bose babirirwa bacara baducaho dutetse baduca hejuru ubona ko badusuzuguye nyamara naba ejo bundi naguze ukuntu twagiye gusanga mu siko ryacu basutsemo amazi ubundi ngo ko iki tutagenda ubusuye kubona nyine batatangiye gusiza tukirimo batarahasenya gusa ibyabe byose n'ubundi bwo batubwiye ngo igihe cyacyo cyose bazadusenyera igihe cyacyo cyose nyine n'ukwicara twiteguye kugenda nakundi Imana yanjye nakora birenze ibyo ngewe ntekereza kuri kose gute ndakunda no kuza kukureba sinzi uko nakubwira niba ari uko uri cyo nkora ariko sindi umwana kandi wimfata nk'umuntu w'ikigoryi utibuka ibyo wamukoreye uribuka hari ijambo akunda gukoresha watuye n'umutindi uyu nimbwa ubu rero yazubenje uje kumwemerera abameze gutyo ngiye mukecuru naramubwiye ubundi urinde nyita umukecuru ndi nyina wa nyoko badu by'ukuri irimo kunyita umukecuru atubona ndi nyina wa nyoko mana yanjye mbere yuko rongera ikindi kintu mvuga ndetse na mbere yuko tugira ikindi kintu dukora reka manze nshimire team inzira y'umusaraba yakoze akazi gatoroshe kuva kudutegura ndetse no guproducing ibikorwa bikomeye mu by'ukuri by'agaciro gahambaye hanyuma rero niba nawe ukunda team inzira y'umusaraba mwandikira muri comment ati team inzira y'umusaraba uherekeza udutima twenshi imitima yabo tuyibaye n'ukuri kw'Imana baba bakoze akazi gatoroshe nyaboneka niba nawe ubona nk'akazi gakomeye niba ubo mu by'ukuri nawe ukunda film inzira y'umusaraba ndagira ngo nawe mu by'ukuri ujye muri comment utwandikira ati team inzira y'umusaraba hejuru cyane cyangwa se nanone kundi muntu mu by'ukuri wifuza mu by'ukuri kugaragariza urukundo abakinnyi mu by'ukuri abakinnyi bacu umukinnyi ukunda je muri comment tutwandikira ati nge ngunda umukinnyi n'uyu n'umukinnyi ni umereza shokuru tabandi bose ibyo nabyo biraza kuba bihagije mu by'ukuri ayo tuberetse ko tuwakunda n'urukundo ruhambaye cyane bibongera imbaraga ndetse mu by'ukuri bikabasubiza intege mu bugingo by'akazi ka buri munsi bakora ibyo baduhereza buri munsi ku munsi bikaba byiza ndetse bikarotaho kwiyongera hanyuma rero reka mu by'ukuri tuze gutangira hanga kugira ngo tuzi gusonokirwa mu by'ukuri imvo n'imbano y'ibibazo nta ninzira y'umusaraba mu by'ukuri buri wese agira umusaraba yikorera mu by'ukuri utandukanye n'umusaraba wundi ariko ndagira ngo mu by'ukuri hari abantu mu by'ukuri batwara imisaraba iremereye iyo tujyangije n'iby'abandi ngira ngo nawe urabizi ko ubu ngubu ahangana muri societe dusanzwe tubamo umunsi ku munsi hari umuntu ubona ukavuga ati uyu muntu byanze bikunze tugiranije n'abandi bantu uburyo basanzwe babayeho ubuzima basanzwe babayeho uyu muntu we ndabona mu by'ukuri umusaraba we uremereye cyane ngira ngo ibyo ngibyo namwe murabizi ko nyine buri wese agira umusaraba we ariko imisaraba yacu uremere bwayo ibitandukanye nicyo ngicyo mvuga nyine muri rusange ndagira ngo uyu munsi tuze kugaruka mu by'ukuri ku bice byahashize ndetse tuze no kwibanda ku bice byahazaza muri filime inzira y'umusaraba hanyuma twakwanzikira hanga mwibutse kurikinga ndetse mu by'ukuri no gukomantinga si igitekerezo cy'abanyaboneka niba ukunda filime niba uri umufana cyangwa se niba ukurikirana iyi filime inzira y'umusaraba niba warayikurikiranye kuva igitangira kugeza uyu munsi wa none uri umufana mu by'ukuri w'ingenzi uri umufana w'imena mu by'ukuri twagakwiye kuba tuguhereza amashi ahambaye niba warayikurikiranye kuva yatangira kugeza uyu munsi wa none nyandikira muri comment ati nge natangiranye n'inzira y'umusaraba hanyuma abandi bose bazi kukulayikinga bazi kuguhereza mu by'ukuri imitima myinshi bagire n'ikintu babivugaho
ukuvuga ngo ariko hagati aho ngaho niba nawe waratangiye iyi filime igeze hagati, niba warayitangiye vuba aha ngaha, ndagira ngo umaze kumenya ndetse no kumenyera. Reka rero twebwe tuze mu by'ukuri gusesengura ko byashyize turebera hamwe n'ibyagiye kuza, tumanze tumenye ngo ni ibiki ubundi ni byirimo kuba kugira uyu munsi wa none. Mu by'ukuri aha ngaha murabona ko nyine uyu mugabo nyine yararimo kubwira mu by'ukuri ibibazo mama we agiye afite rurangirwa, nyine yararimo kubiganiriza uyu mama amubwira ati mama mu by'ukuri ukuntu ibintu bimeze, umusore abyaye, imagine umusore abyaye, ati niba bari gukundana muri iyi minsi inkondo z'iyi minsi mu by'ukuri ntabwo byoroshye byaboneka, ni ibintu mu by'ukuri byumvikana nkaho bidafatika. Ndabizi twese dufite ababyeyi n'utabafite yigeze kubagira, ndetse mu by'ukuri n'utabitekereza yaduhereza inama. Ese wisize mu mwanya wa rurangirwa mu by'ukuri ukabona mama wawe arimo gukundana n'umusore bangana, umusore ungana nawe cyangwa se ushobora no kubusumba, ibyo bintu mu by'ukuri nicyo wabikora wowe? Niyihe nama wagira mama wawe? Wamubwira ati wamwubahuka nka mama ukamubwira ati ibintu uri gukora sibyo habe na gato? Mbese mu by'ukuri muri rusange wakora iki? Wajya kumuregera imiryango se? Ni ikihe kintu wakora? Twakira muri comment tubwira ati ngiye mu by'ukuri ndi mu mwanya wa rurangirwa, nakora iki kintu iki. Kimwibutse neza ko ibitekerezo byanyu muri rusange bigenderwaho ndetse bikanagira umumaro mu gutegura ama episode agomba kuza cyangwa se ama episode agomba gukurikira. Nyuma rwibutse neza ko nanone birasomwa ndetse kandi bigahabwa agaciro muri rusange. Noneho nyine nk'ibisanzwe nyine baravuga ngo yukize baraza nyine, murabona ko ukuntu ibintu bimeze nyine kugira uyu munsi wa none Emile atangiye gufatisha ubuzima butangiye kugenda bugaruka gake gake. Nyuma rero n'abagiye bose bamwamagana kuva kera bamubwiraga tumutinya kujya, ati ntabwo twamenye ibyaho tiva hano, mu by'ukuri usa nabi, urahumura nabi, ibintu bye ntabwo twamenye ngo ni biki. Bose uyu munsi wa none barimo kugenda bamugarukira mu buzima, benshi bamusaba ubufasha kubera ko amaze kugira hava ndetse amaze no kugira aho agera uyu munsi wa none. Nuko nguko rero bijya bigenda mu buzima, ariko ikintu gihari kiri mahanga gifite agaciro kandi gahambaye no kumenya ngo ese nibuze mu by'ukuri ko batwara ndibuze ko batwara ne ko bankoze ibi ngibi ahashize, ngiye muri iki gihe n'ikindi buze gukora. Wibuke neza ko nawe ubwo ngubwo ibyo ngibyo biri kukubaho ako kanya, bivuze ko niba isi iri kukonsa muri iki gihe ntabwo izaho iri konsa, ifite abandi bana benshi bo konsa, ifite abandi bana benshi bo kwitaho. Niba isi ikonyeje jya wonka vuba, hanyuma umenye ko ifite abandi bana abo konsa muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo ikintu nyine njye mbona uyu mugabo ngo Emile yagakwiye kuba akora muri aka kanya, ni ukuvuga ngo yagakwiye kuba adiringa nyine n'uburyo abantu barimo kuza. Ese niyo baza batabikwiye ku mutima, hari uburyo nyine umuntu uburyo ajemo nibwo umwakiramo, abitewe n'uburyo bajemo yagakwiye kuba areba akamenya ngo niki akwiye kubakorera muri aka kanya, akirinda gukora nk'ibyo wamukoreye, kuko nawe wamenya no kuvuga ngo ejo cyangwa se ejo bundi nawe ibintu bishobora guhinduka bikaba bikuruta uko byari bisanzwe bimeze, nawe ugasanga asubiye noneho kureba babandi bamusanze cyagiye, nubwo nabo icyo gihe byari bimeze nabo, ugasanga nawe asubiye kongera kubakenera igihe iki nawe araza gukenera ubufasha bwabo. Rero niyo mpamvu inama ihari ahangaha ikomeye, ntukubafasha nyine uko abishoboye, ntabyegereza umutima cyane ngo aze kubigira panic cyangwa se ngo abigire intambara zatari. Abafashe nyine no kuvuga ngo byari bya kira gihe, aho agomba gutandukanira nabo, nuko uyu munsi none agomba kubikora neza kuruta uko bagiye babikora. Hanyuma rero nyine nk'ibisanzwe nyine, ariko ndabizi ko uyu mugabo ni umugabo uzi ubwenge, ni umugabo uzi gutekereza, navuga ngo bihambaye, arazi kubigenza neza, nta kintu kiba ari buze gukora, nta kosa ari buze gukora. Hanyuma hagati aho ngaho ndagira ngo manze mwibarize nanone, ese wowe mu by'ukuri ari wowe wisanze muri situation, wisanze muri iki gihe kimeze gutya, wa muntu yarakugiriye naba hashize, yaragiye aguhemukira byinshi cyane, ariko akaza kugusaba ubufasha, ari uko umaze gufatisha, ari uko ibintu bimaze kugenda neza, we n'iki wakora ukurikije situation Emile arimo muri iki gihe n'umugore we n'ikihe kintu wakora mu by'ukuri ari wowe wisanze muri situation muri aka kanya? Hanyuma rero nyine nk'ibisanzwe, reka nshimire buri wese ukurikirana filime INZIRA Y'UMUSARABA, nshimire buri wese wadukurikiranye kuva filime yatangiye kugira uyu munsi wa none. Mu by'ukuri special thanks kuri wowe cyane mu by'ukuri muri rusange, ndetse mwese mudukurikirana, wowe udukurikirana muri aka kanya, Imana mu by'ukuri ikugirire neza, kandi mu by'ukuri twongere guhura mu ma episode akurikira, turebera hamwe ibyahashize ndetse turebera hamwe n'ibindi by'ahazaza, twintertaining hamwe na filime INZIRA Y'UMUSARABA. Bye bye, twongere guhura mu kanya.